Abantu benshi batekereza ko Imana itanga impano yo kudashaka ku muntu wabihisemo akavuga ngo sindi bushake. Oya, Imana ishobora kuguha kudashaka kubera ko yakwimye itaguhaye umuntu mushakana, akaba ari bwo buryo ikoresheje bwo kuguha uko kudashaka. Ntabwo birivuga ngo abana banyu ngo bazabe biga muri iri shuri. Oya, iravuga ngo namwe base mubarere mubahana mubatoza iby'umwami wacu. Ku mugabo n'umugore ubwirwa n'iki ko Imana iri kukwemerera cyangwa se iri kukuyobora gukora akazi runaka. Nuko umugore wawe aba agushyigikiye muri ako kazi. Ukuvuga ngo ubuzima bwawe ufite igice cya kera cyangwa se cy'amateka, bukagira igice cya none cyangwa se none ahangaha uko umeze n'uko utekereza n'ibyo ushobora gukora nonaha, hanyuma tukagira igice cy'ejo hazaza. Hari ibibazo mwagize nyuma yo kubiganiraho muri break n'iki bijyanye n'ibyo twize? Ntabyo twikomereza. Mana shema. Yego. 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 Impamvu atari ibya bose ni uko ari impano Imana itanga iha buri muntu uko ishaka. Yesu niwe wabitubwira, aratubwira ngo hariho abantu bavutse ari inkone gutyo, ngo hariho abantu badashobora gushaka kubera impamvu runaka, sibyo? Hari n'abantu bo ubwabo bahitamo kudashaka, sibyo? Impamvu gushaka ari impano ntabwo umuntu abyiha, Imana irakugenera. Ikikugeneye rero uracyakira, sibyo? Ni ukuvuga ngo uburyo Imana itanga ntabwo abantu benshi batekereza ko Imana itanga impano yo kudashaka ku muntu wabihisemo akavuga ngo sindi bushake. Oya, Imana ishobora kuguha kudashaka kubera ko yakwimye itaguhaye umuntu mushakana, akaba ari bwo buryo ikoresheje bwo kuguha uko kudashaka. Umenya ko yaguhaye impano yo gushaka iyo washatse. Ikindi Yesu yongeraho ni uko n'umuntu uyifite uyu munsi nta garanti afite ko ejo azaba akiyifite, kubera ko urushako rurangizwa nuko umwe mu bashakanye yapfuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nshobora kuba narashatse ariko ejo twashakanye agapfa bikaba birarangiye, nkaba nshobora kuba ndi single mu gihe runaka kugeza igihe Imana izabishimira ikampa undi muntu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba utarashaka niyo mpano Imana iguhaye yo kuba udashatse. Ntabwo bivuze ngo ntuzashaka iteka ryose. Birashoboka ko umuntu yamara imyaka 50 ari ahari single, ku mwaka wa 51 Imana ikamuhuza n'umuntu akabana akaba yarashatse. Imana nige nuko iyitanga n'igihe itangira. Yego. Abakuzirikiyeho igihe cyose mukiriho, mukiriho igihe cyose mutaratandukana. Icyo gikeneye gusobanuka. Urwa mbere rw'Abakorino ibice 7 turahera ku murongo wa 10. Nahabonye Nabamaze kurongorana ndabategeka nyamara sijye ahubwo n'umwami wacu
umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye ab'igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo nijye ubabwira si umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda, kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa ku bw'umugore we kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabera. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wakibonye? Iyo bamaze gutandukana bimeze gute? Abagihambiriye cyangwa abatagihambiriye? Yego, icyo wavuga ngo cyuko ahambiriye kuri uyu kuzageza kugupfa ni ikindi sibyo? Igikeneye kumvikanamo hano ni ugutandukanya separation cyangwa se kuba abantu barashyingiranywe bakaba batari kubana, no kuba abantu barashyingiranywe bakaba baratandukanye. Divorce ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Separation, uretse manze ntandukanye icyo ngicyo. Ni ukuvuga iki? Icyo Pawulo ari kuvuga hano, ari kuvuga ko abantu bagomba guhirimbanira kuba hamwe, sibyo? Bagomba guhirimbanira kubana. Hanyuma ku muntu wizera agumana n'umugabo we. Igihe cyose umugabo, reka dufate uri umugore ukaba wizera, igihe cyose umugabo wawe atatandukanye nawe, yaba yizera cyangwa atizera, wowe ugumana nawe, sibyo? By'umwihariko akareba ku mugabo utizera. Uri umugore ufite umugabo utizera, ufite umugabo utizera akakureka, nta kindi wakora ko ntiwamushyiramo umugozi ngo mubane, sibyo? Iyo rero uko kukureka bigeze aho wowe nawe mutandukana, urugero muri context yacu umugabo wawe yasabye gatanya, mukajya mu rukiko rukabatandukanya, nta kindi wabikoraho. Cyo birivuga nuko niba uyu muntu yarakudivorishije akaguta, ntabwo ugihambiriye kuri uyu muntu. Aho ngaho ufite uburenganzira bwo kuba washaka, sibyo? Ariko nanone ntabwo ari ikintu cyo guhubukira. Twibuke ko urushako muri gahunda y'Imana ni uko biba umugabo n'umugore biyeguriranye ngo babane akaramata, sibyo? Iyo rero habaye ikindi kintu gituma bitagenda gutyo, icya mbere cyo gukora ni ukuvuga ngo ese amahirwe yose yo kugira ngo uru rugo rukomeze kubaho yashize? Koko nicyo gisubizo cya nyuma gihari. Ntabwo ari ibintu byo guhubukira ngo ubwongo watanyitayeho, ngo ubwongo byagenze gutya, ngo ubwongo uyu mugabo amaze icyumweru adataha, ngo ubwongo byarangiye nkeneye kwishyingirirwa, sibyo? Bisaba nyine ko mugera aho hantu koko mwatandukanye, nta nzira zindi zishoboka. Kubera ko birashoboka ko abantu bamara imyaka 2 batari kumwe, sibyo? Hanyuma nyuma ya myaka 2 uyu mugabo agatahura ko ibintu yari arimo burya yaribeshye. Yesu mugaca mu nzira bisaba mukiyunga, ubuzima bugakomeza. Uzumva ubuhamya bw'abantu benshi, yari afite umugabo udakijijwe, amukubita agira gute, urumva gukubita ni ikintu gikabije, sibyo? Hanyuma muri uko kwihangana no gusengera uyu muntu, umunsi umwe uyu mugabo arakizwa. Uyu mugabo amaze gukizwa, ubuzima bwe burahinduka. Uyu munsi uyu mugabo ashima Imana ko umugore we yamwihanganiye muri cya gihe, urugo rwabo rukaba rwarakomeje. So ntabwo rero ari ikintu cyo guhubukira, ariko Bibiliya iracyemera ko umugabo we yamutaye, cyangwa se umugore we yamutaye, apana kuvuga ngo ntago bari kumwe icyumweru cyangwa amezi angahe, umugabo yasabye gutandukana nawe,
cyangwa umugore wawe yasabye gutandukana nawe mwatandukanye, ntabwo uba ukiziritse kuri uyu muntu. Yego. 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 Wakomeza kubana nawe kubera ko mutari gukora sex? Niyo mpamvu wakoresheje gukona, nicyo ushaka kuvuga, nibyo? Yego. So umubano w'umugabo n'umugore, sex ni agace gato k'umubano w'umugabo n'umugore, sibyo? Mu bijyanye no guhitamwo muzabana tuzabireba. Ntabwo ikigendererwa cya mbere ari sex. Icya mbere ni uko uyu muntu aba ari inshuti yawe, ari inshuti magara, sibyo? Ubundi kugira ngo umenye koko uyu muntu witeguye kumwiyegurira, ni uko ugera ahantu mu buzima bwawe ushobora kuvuga ngo uyu muntu inshuti namubonyemo, umufasha mubonamo, niyo twaba tudashobora gukora sex ntabwo namusimbuza undi muntu. Uzi impamvu y'ibyo ngibyo? Nuko nta garanti n'imwe ufite yuko uyu mukobwa mukundana mwiyemeje kubana ashoboye gukora sex. By the way, nawe ubwawe nta garanti n'imwe ufite ko ushoboye gukora sex nyuma y'icyo gihe. Urumva biroroshye iyo uri kubirebera ku wundi muntu, sibyo? We byamunaniye, ariko se ari wowe byananiye, sibyo? Wakwifuza ko uyu muntu ubonamo inshuti, uyu muntu wifuza kuvugana nawe amanywa nijoro, wakwifuza ko aguta kubera ko sex yakunaniye? Tureke we, turi kubaza wowe. Nyine ndabaza wowe, wabyifuza? Wakwifuza ko aguta? Aha, ubwo reka tureke sex. Ureshya gute mu burebure? 1.70 m. Ubu ngubu tuvuze ngo SLD zagizamo gusa abantu batarengeje 1.65 m, ukumva ntacyo bigutwaye? Wakumva ntacyo bigutwaye? Ari akazi ugiye gukora, ubwo SLD nta gaciro kanini ifite kuri wowe, nabyumvishe. Ari akazi wakumva ntacyo bitwaye? Nyine ako ngako kabaye kadahari, ariyo mahirwe yo. Aha, ubu ngubu urashaka kujya muri kaminuza, sibyo? Ubu ngubu tuvuze ngo umuntu udafite 1.80 m ntazinjira muri kaminuza, ntazongera kubona akazi mu Rwanda, wakumva ntacyo bigutwaye? Wakumva utarenganye, ntazongera kubaho mu isi, wakumva ntacyo bigutwaye? Ntacyo bigutwaye? Wakumva ntacyo bigutwaye? Aha, tubiziranyeho, sibyo? Tubiziranyeho. So ikintu cyo buriya biroroshye kureba ibintu kuri mugenzi wawe ukumva byaba ari ikibazo rwose, nta hantu yagakwiye kunyura umuntu umeze gutyo, ntakwiye no gusaba ko agira inshuti, ko agira umuntu babana, ariko byakugezeho nibwo wabyumva. So nicyo ngicyo. Iyo utaragera aho ngaho rero, hanyuma ukareba umukobwa ukavuga ngo tuzabana, wamaze kwasiyuminga ko uyu muntu wenda azaba nyine muzakora sex, mugezeyo nikunde, mugezeyo bugacya akarwara bigatuma itongera gushoboka, ntabwo mu mpamvu Bibiliya yatanze zo gusenya harimo ko umugabo yarekeye aho yananiwe gukora sex, kuko ugomba kubana nawe yaba arwaye, yaba agize gute, yaba agize gute. So yego, hari ikindi kibazo? Nambajije ngo gusenda ni iki?
gusenda no kuba umugabo yakwirukana umugore we cyangwa urumva mu gutandukana ubu ngubu nyine mugabanyamo kabiri sibyo. Hari igihe mu mateka y'isi abagabo bari bafite ubwo butware nyine barakandamije abagore, reka tubivuge gutyo, ku buryo nyine akureba yakumva ntabwo akwishimiye mu rugo akavuga ngo mvira ahagenda. Icyo nicyo cyitwaga gusenda. Nta kindi kibazo. Okay, reka tujye ku isomo rya kabiri. Reka mbibutse ko turimo kureba uko wakwitegura ushaka kubaka urugo rwiza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuba usobanukiwe neza urushako n'urumeze gute nk'uko Imana irubona. Fabien yigeze kubaza ngo isi yo irubona gute, sinabitindaho kubera ko mu myumvire y'abatuye isi itandukanye buri myumvire bagenda bagira uburyo bwihariye babonamo urugo sibyo. Hanyuma uko isi igenda ihinduka umudugudu, uyu munsi biragoye kuvuga ngo isi yose ifata gute urushako, cyane ko uko ufata urushako biterwa n'uko warubonye. Urugero, umwana wakuze arerwa na mama we atazi aho se ari, ntabwo yumva agaciro ko kugira papa mu rugo. So kimwe nuko kuko nyine na mama we yamureze atitaye ku kugira se, bitewe nuko kuntu uyu mwana yakuze byamuremyemo ishusho runaka y'urushako. N'abana babiri barezwe gutyo ntabwo bafite ishusho imwe, bafite ishusho zitandukanye, kubera ko uyu nguyu wenda nyina yahoraga yifuza ko ise yaza, undi nawe akaba ntiyifuza nuko uyu mwana yamenya ko habaho abapapa. So abantu bagiye bagira imyumvire itandukanye n'ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'urushako, ku buryo tugiye kubizengurukamo bwakwira bugacya kandi bikarangira ntacyo tubonye. Niyo mpamvu iri ni ihame risanzwe ryo kumenya ibintu cyangwa kubigenzura, ni uko iyo ushaka kumenya amafaranga mazima umenya inote ya nyayo ikoze gute, irangwa n'ibiki. Ntabwo umenya ngo ibicupuri byose bihari bimeze gutya. Niyo mpamvu ikibazo cyawe ntagitinzeho. So icyakoze iyo ushaka kwitegura kubaka urugo rwiza, ubu ngubu twakabaye tuhagarara tukabaza ngo harya urugo rwiza n'urumeze gute tugendeye ku byo twize. Ariko niba urugo ari igishushanyo sibyo, nkuko twabibonye ko ari igishushanyo cy'urukundo Kristo akunda itorero, cy'umubano w'Imana n'abantu bayo, igishushanyo cyiza tuzi icyo ari cyo sibyo. Igishushanyo cy'imodoka kitagaragaza amapine kiterekana umuryango kiba ari cyiza. Urabizi hari ukuntu umwana iyo umubwiye ngo ashushanye imodoka agira gutya sibyo, wamubwira ati ati amapine nayibagiwe, ati harya barangaye, akayongeraho. So umuntu ushushanya imodoka gutya, ubwiza bw'igishushanyo cy'ubureba. So igishushanyo ubwiza bw'igishushanyo bushingira kuko kigaragaza icyo gishushanyo. Uko igishushanyo kirushaho kwegera icyo gishushanya niko kirushaho kuba cyiza. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko iyo tuvuze urugo rwiza ni urugo uko urugo rurushaho kumacinga ya standard Imana yari ifite ijya gushyiraho urugo, niko rurushaho kuba rwiza. Ibi ni ibintu bisanzwe. Ntabwo mu rugo aho umugabo n'umugore birirwa batongana wavuga ngo ni rwiza. Ntabwo mu rugo aho umugore ari gukora wenyine, umugabo yirirwa muri filime agize gute atita ku bana,
ntabwo wavuga ngo ngo uru rugo ni rwiza, sibyo? So urugo uko rurushaho guhuza n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku rugo niko rurushaho kuba rwiza. So iyo ushaka rero kubaka urugo rwiza, uburyo wakwitegura, ikintu cya mbere ukora ni ukubanza kumenya ubundi urugo rwiza n'urumeze gute, ukamenya iki ijambo ry'Imana rivuga ku rugo. Hanyuma kumenya uko urugo rwiza rumeze ni ikintu kimwe kiri hariya, ntabwo urwo rugo ruziyubaka, ni wowe uzarwubaka. Hanyuma wowe uko uhagaze n'ukuri bidefininga muri cya gishushanyo Imana yashyize hariya, wowe uzabasha gushushanyamo iki. Turi kumwe? So niyo mpamvu isomo ryacu rya kabiri noneho ni ukureba ngo harya njyewe ndinde, nifitemo izihe mbaraga, meze gute, ese nabasha kubaka urugo rwiza? Byansaba iki kugira ngo mbe umuntu koko ushobora kubaka urugo rwiza? Turi kumwe? So iyo rero usesenguye umuntu afite ibice bitatu, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe ufite igice cya kera cyangwa se cy'amateka, bukagira igice cya none cyangwa se none ahangaha uko umeze n'uko utekereza n'ibyo ushobora gukora nonaha. Hanyuma tukagira igice cy'ejo hazaza. Uyu muntu rero uri we bitewe n'amateka yawe, sibyo, agena uko ubona ibintu n'uko ubitekereza. Turi kumwe? Urugero rwa hafi, nari ndimo mvuga ku mwana waba warakuze arerwa na mama we gusa, sibyo? Uyu mwana warezwe na mama we, imico mama we yamutoje yagennye uko yumva ibintu. Turi kumwe? So ni ukuvuga ngo ushaka kubaka urugo rwiza, ahantu hambere ho guhera muri uku kwiyakira, muri uku kwakira ukuri ku buzima bwawe, ni ugusesengura ukavuga ngo harya njyewe ndinde, njyewe nturuka hehe. Iyo mvuze ngo iki kintu ni cyiza, urugero iyo mbonye umukobwa wambaye ipantaro nkavuga ngo yambaye nabi, mba mbitewe n'iki? Turi kumwe? Ushobora gusanga ikintera kubifata gutyo ni ukubera ahantu nakuriye, si uko uyu muntu yiyandaritse, si uko uyu muntu yagize gute. Turi kumwe? So iyo mbonye mu bakobwa batanu ngahitamo umwe nkavuga ngo uyu niwe mwana mwiza, niwe mwiza, nshingira kuki mvuga ngo uyu ni umwana mwiza, uyu ni mwiza, uyu ni mubi? So icyo rero ukeneye kugisesengura niba uri umuntu ushaka kubaka urugo ruzima, kubera ko biroroshye ko ureba umuntu ukavuga ngo ubwo uyu muntu ni mubi kubera ko mu gace k'iwanyu bamufata nk'umuntu mubi, sibyo? Bitewe n'agace uturukamo ugasanga wenda uyu mukobwa yabaye mubi kubera ko adafite ibiro runaka, cyangwa se kubera ko afite ibiro runaka. Hanyuma umuntu ushaka kubaka urugo rwiza ukagendera kuri icyo ngicyo, utazi niba ubuzima bwawe buzaguma aho ngaho iwanyu aho wabona ko uyu muntu ari mwiza, waba uri mukuri, waba uri kwibeshya. So ni ukuvuga ngo rero dukwiye kugisesengura ku buryo njye nawe tugera ahantu tuzi neza ngo iyo mvuze ngo umukobwa ni mwiza akwiye kuba ari mwiza koko, atari uko muri karitsiye y'iwacu iba ari byo bita ubwiza, atari uko abanyarwanda iba ari byo bita ubwiza. Kubera ko ubu ngubu nyine ahantu ubuzima bugeze, biroroshye ko ushaka none ahangaha uri mu Rwanda ugashakana n'umunyarwanda, umwaka utaha ukabona ubuzima mu Rwanda buranze, ahantu hamwe ushobora kubonera ubuzima wenda no kujya muri Tanzania cyangwa se no muri Amerika. Wagerayo bya bintu warushingiyeho byaba bigifite agaciro kubera ko nturi mu banyarwanda, wagiye mu bandi bantu. So nicyo ngicyo rero
iyo rero dusesenguye amateka y'abantu tubona iki? Abantu benshi ashobora guhera nk'uyu munsi muri 2023 akagenda, reka tugere kuri wa muntu w'imyaka 18, hari ubwo yavutse ryari? 2004, sibyo? Akagarukira hano kubera ko ari cyo gihe yavukiye, sibyo? Hanyuma indangagaciro iwabo bamutoje zatewe n'iki? Nabo n'ahantu bavukiye, zatewe n'ibintu banyuzemo, sibyo? Nuvuga ko umubyeyi wawe yakureze, ibikomere yahuye nabyo biri mu byo yaguhaye, bikaba mu byo wowe ushobora kuba uyu munsi ugenderaho ufata icyemezo cyo kubona ko umuntu ari mwiza, kubona ko ari mubi, kubona ko ubuzima bukwiye kugenda gutya, kubona ko ibintu bikwiye kugenda gutya. Turi kumwe? So ukuri kw'ijambo ry'Imana yo nuko ntabwo ikibazo gitangirira muri 94, sibyo? Kiragenda kikigira hirya cyane kikagera kuri Adamu na Eva. Turabyemeranya? So aba bantu Imana yaremye, hanyuma amara kubarema ikabona ko mu bintu byose ari byiza. Hanyuma muri ibyo bintu byiza byose Imana yabahaye yanzura ngo ni byiza, bakabyangiza, sibyo? Bagakora icyaha, bagatangira kujya kwihisha Imana, yaza bakayihisha. Iki rero cyo kuri Adamu na Eva nicyo Dawidi asesengura muri Zaburi ya 51. Umurongo wa mbere w'Izaburi uravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga hari Dawidi amaze gusambana na Betisheba. Turi kumwe? Muribuka ko Dawidi ari umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ishaka. Imana yamutoranyije muri bene se, atari uko ari we mfura, atari uko ari we munyabigango, atari uko ari we munyaburanga, ikamutoranya kubera ko afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Hanyuma bukeye asambanya umugore w'undi mugabo. Amaze kumusambanya ntiyabyitaho, yicisha umugabo we, birarangira, mbese aratwikira. Hanyuma bukeye umuhanuzi aza kumureba nko kumurondora ngo amwereke ngo dore burya cya kintu wakoze, dore uburemere bwacyo. Dawidi amaze kugitahura, amaze kumva neza uburemere bw'icyo yakoze, yisubiramo, nibwo ngo yanditse iyi Zaburi avuga ngo Mana mbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo, kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, kandi uboneke kuboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Ni ukuvuga ngo icyo Dawidi atahuye, nubwo nari nitwaye gutya, nubwo koko ni umuntu umeze nk'uko umutima wawe ushaka, ariko hari indi kamere ituma ntafitinga muri standard zawe, ituma ntaba umuntu ukwiriye, ku buryo nkisanga nakoze ibyaha. Akavuga ngo iyi kamere harya nyikurahe? Nyikura kuri mama, niho naremewe, sibyo? Mu yandi magambo, nyikura kuho nkomoka. Ibi rero turabihuza gute n'urushako?
cyangwa se no kwitegura gushaka. Ikintu cya mbere dukeneye kubonamo hano ni uko inshuro nyinshi iyo dusesengura amateka yacu, iyo ntekereza ku buzima bwanjye, usanga ngarukira ku kuvuga ngo ababyeyi banjye bari bameze gutya, sibyo? Sindebe bo ikibatera kumera gutya, ku buryo umwana iyo yumvishe ari gukora ibyo ababyeyi be bashima, avuga ngo ubwo ndatunganye birahagije. Akumva iyo atekereje urugo agakora nk'uko iwabo babigenje, agakora nk'uko umuryango we ushaka, akavuga ngo birahagije. Ariko ushaka kubaka urugo rwiza ntabwo bihagije, ntabwo bihagije kubikora nk'uko umuryango wawe ushaka, kubera ko ukeneye kubanza urasesengura harya ibyo umuryango wanjye ushaka, harya iby'ahantu nakuriye byo iyo tubigereranyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bisa bite? Ese iyo tubishyize ku munzani w'ijambo ry'Imana ibi bintu bigaragara bishyitse? Iyo usanze bidashyitse, ukeneye gukora iki ngiki Dawidi yakoze, agatakambira Imana akavuga ngo Mana ni wowe nacumuyeho, ibi bintu dufite, ubuzima nakuriyemo, aha hantu navukiye ntabwo hahuje n'ubushake bwawe, ntabwo hahuje na standard zawe. Sinzi niba icyo kintu kiri kumvikana. Aha, icya mbere dukeneye no gusesengura amateka yacu, sibyo? Ntitugarukire kuri papa na mama, ahubwo tukagenda tukareba nabi kibibatera, niba ibyo bakora, niba imico badutoje ari imico ishingiye ku kuri k'ubutumwa bwiza, cyangwa se ari bishingiye kuko nabo bavukiye mu byaha. Turi kumwe? Biroroshye ko umuntu akubwira ngo nta mukobwa umeze kuri, nta mukobwa wo kwa naka ntabwo yavamo umugeni. Ariko ukeneye kureba, ese ibi bintu ambwiye bishingiye ku kuri ko bari abantu ni abanyabyaha cyangwa se si inyangamugayo, cyangwa bishingiye ku bunyabyaha bw'uri kubivuga, ahubwo kubera ko yumva nyine, kubera ko baturuka muri kariya gace k'umusozi ntabwo bakwiriye kuva, ntabwo bashobora kuvamo abantu bo kubakana. So icyo ni icya mbere. Ubutumwa bwiza rero buvuga iki kuri njye nawe n'amateka yacu? Dukwiye kuyakorera iki? Reka tujye mu Efeso ibice 4 turahera ku murongo wa 20. Ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera wiheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Twabonye icyo dukora iyo umaze gusesengura amateka yawe n'imico, ibintu byose duterwa n'aho twakuriye. Twakibonye? Ukora iki? Ngo umuntu wizeye ubutumwa bwiza akabugenderamo yiyambura ngo uwo muntu wa kera. Uyu muntu ukubwira ngo uriya si mwiza kubera ko aturuka aha ngaha, ukeneye kugira gute? Kumwiyambura, kubera ko nyine wamenye ko uyu muntu niba aremwe mu ishusho y'Imana, bivuze ko ubwiza bw'Imana buri kuri we, sibyo? Hanyuma igisigara kikaba kubaza ngo ese uyu muntu ingeso ze ni izihe? Ese uyu muntu ubutumwa bwiza abuha akahe gaciro mu buzima bwe? Turi kumwe? So ikijyanye n'amateka twasomye Zaburi ya 51
hanyuma igisubizo cy'ibibera muri Zaburi ya 51 ni Abefeso 4:20. Nababwiye ngo ubuzima bwacu bugabanyijemo ibice bitatu. Hari igice cy'ibya kera cy'ibyatubayeho cyangwa se uwo tubawe kubera amateka n'aho duturuka, sibyo? Hanyuma hari n'uwo turiwe aka kanya, sibyo? Ikintu gikomeye cy'ingenzi ufite uyu munsi ni ikintu cyitwa amahitamo, sibyo? Uyu munsi nyine ushobora guhitamo ukavuga ngo uyu munsi ndajya mu ishuri nige, nubwo naba ndushye, nubwo naba ndi gusinzira, ariko ngomba kujya mu ishuri nkiga, sibyo? Ukabihitamo. Uko umuntu agenda akura, ugera ahantu nta muntu uzongera kugushyiraho igitsura. Urabizi kera winjiraga mu kigo, kuri mwebwe ni vuba, reka mvuge nk'umwaka ushize ushobora kuba warinjiraga mu kigo bagakinga, ukaba ntushobora gusohokamo, ukabuha uri mu kigo kubera ko nyine kuri gate harakinze, nujya gusohoka barakubaza ngo ugiyeho. Uko ugenda ukura ugera ahantu ntawe uzakubaza ngo ugiye, ukaza ubishaka ukiga, wakumva utabishaka ukagenda, sibyo? Ikintu kibi kijyana n'amahitamo ni ikintu cyitwa ingaruka. Ikintu runaka ingaruka zacyo zihita zikurikira. Iyo uhisemo kuza kwiga bifite ingaruka zabyo. Ntabwo wavuga ngo ndahitamo kuza kwiga ngo ariko ingaruka zabyo ntabwo ziri bungereho. Turi kumwe? Ngo ndahitamo kutaza kwiga ngo ariko ibyo bigishije ndaza kubimenya. Ushobora kumenya ibyo wasacinze kuri Google bijyanye n'ibyo bigishije, ariko ntabwo wamenya ibyo bigishije. Turi kumwe? So, nuko ubuzima bwubatse. Uyu munsi ikintu cy'ingenzi kiba mu buzima bw'abantu, kiri mu buzima bwanjye nawe, ni iki? Ni amahitamo. Ariko buri mahitamo ukora, buri mahitamo nkora afite ingaruka zayo. So, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umaze gusesengura aya mateka yawe hano, ushobora guhitamo ukayagenderamo, cyangwa se ugakora cya kintu ijambo ry'Imana ryatubwiye, ukiyambura uyu muntu wa kera. Abantu benshi iyo basesenguye amateka yabo, ariko abantu twese niko bimeze, utahura ikintu kimwe, ko uri umunyabyaha wabivukiyemo ukabikuriramo, sibyo? Hanyuma iyo umaze kubitahura, urumva abantu bakuzengurutse nabo ni abanyabyaha babivukiyemo bakabikuriramo, bityo aba bantu baragukomerekeje. Nta banga ririmo, nta gitangaza kirimo. Abantu kubera ubunyabyaha bwabo bashobora kuba hari ibyo bagukomerekejeho. Turi kumwe? So, biroroshye ko ushobora guhitamo kublaminga aba bantu ukabarakarira ngo barankomerekeje, ngo papa yarantaye, ngo yatandukanye na mama, ngo gutya gutya, sibyo? Ugahangayikira ubunyabyaha bwa papa wawe, akaba ari bwo bugutwara, ugahora ushaririwe. Muri iki gihe nyine dufite ibintu bigoye cyangwa se biremereye, njye nabyo mu kazi kanjye ka buri munsi, kuko nyine ari byo nigisha, ari byo nkoraho, aho umuntu kubera ko papa we atari yitaye kuri mama we, aho kugira ngo yemere, iyo abimenye, aho kugira ngo yemere kwiyambura uwo muntu wa kera wuzuye ubusharire, atangire ubuzima bushya, agahita afata icyemezo akavuga ngo ubwo abagabo nta kintu bari cyo mu buzima bwanjye, ntabwo nzigera ngira inshuti y'umuhungu, ntabwo nzigera nubaka urugo, njyewe ibyanjye byose ni abakobwa.
akumva nyine ubwo abagabo ntacyo bavuze. Ariko ibyo ngibyo ni ukuba imbata y'iki y'amateka. Hari icyo bitwaye? Hari icyo bitwaye. Urumva niho twasomye mu gitondo Imana yari ifite abagabo mu gihugu, sibyo? Irangije iranzura ngo ntabwo ari byiza, irema iki? Umugore, sibyo? Kubera ko Imana ubwayo, urumva ubundi itangira ibintu byose birema ikavuga ngo ni byiza, ngabona ko ari byiza, ngabona ko ari byiza. Irangije avuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, irema umugore. Ngo baba abantu babiri, habeho igitsina gore n'igitsina gabo. Ibarema mu buryo bakeneye kuzuzanya. Ntabwo buzuzanya gusa mu rugo umugabo n'umugore, oya buzuzanya no mu buzima busanzwe. Abantu mwigana hari perspective ufite nk'umukobwa abasore mwigana badafite. Iyo bahisemo kutagutega amatwi, ayo mahirwe yo kubona iyo perspective y'ibintu barayitakaza, sibyo? Umukobwa rero ufashe icyo cyemezo muri we akavuga ngo ntaho nzongera guhurira n'abagabo, ntabwo nyine yatekereza abagabo akabona ni zero, sibyo? Ese iyo perspective y'abagabo mu buzima azayibona? Mu kuvuga ngo azabaho ubuzima igice. So urumva rero bwa mbere aba yahombye ikintu kinini, sibyo? Hanyuma ibyo ntabwo bigarukira ku kuvuga ngo abagabo ntabwo mbitayeho, nta gaciro mbahaye, sibyo? Umubiri we uremye mu buryo butuma at some point azakenera kugira umuntu bakundana bagasangira byose ku buryo yumva yamwiyegurira, sibyo? Hanyuma birangira nyine ashatse kwiyegurira umukobwa mugenzi we. Ibyo ngibyo ibifitiye igisobanuro cyumvikana. Iravuga ngo ni ikizira, sibyo? So urumva rero ibintu bikujyana mu kizira ntacyo bitwaye. Nicyo ngicyo rero ni ukuvuga ngo uhisemo kuvuga ngo reka nkomeze kuba imbata y'amateka yanjye, sibyo? Uba uri kujya mu cyerekezo kitari cyo. Naho ngaho. So reka dukomeze. Ikintu cy'ingenzi dufite ku buzima bwacu none aha ngaha ni amahitamo. Ariko amahitamo yose ufite, amahitamo yose ukoze afite ingaruka ziyaherekeje. So icyo Bibiliya idukangurira guhitamo, iki kintu cy'amahitamo ni nacyo Yosuwa yabwiye Abisirayeli mu bice 24 umurongo wa 15. Ababwira ngo urumva bamaze kubageza mu gihugu cy'isezerano, hanyuma akababwira ngo uyu munsi noneho ntabwo mukivuga ngo twaryaga ngo ibi ngibi ngo twageze gutya, murahari none aha ngaha, mushobora guhitamo mugakorera za mana mwakoreraga hakurya ya Yorodani, cyangwa se mugahitamo gukurikira Imana. Of course uba yamaze gufata icyemezo, aravuga ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, kuko nyine azi icyo Uwiteka yamumariye, azi icyo avuze mu buzima bwe. Anyway, n'umuntu wese uyu munsi aya mahitamo arayafite. Ashobora guhitamo gukurikira Imana cyangwa se agahitamo kwirwariza. Nibwira ko iki ngiki mwakibonye ingaruka zo kwirwariza, anyway, zo kudakurikira Imana. Reka mvuge ngo kudakurikira Yesu. Ntabwo nyine ari ikintu cyo kwibazaho ngo ese ngo bizagenda gute, ngo ese ngo Imana ngo ishobora gutorera, ngo ishobora kugira gute. Oya, umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, sibyo?
So abantu benshi rero iyo bageze hano aravuga ngo ibyo bintu ngo byo kwizera Yesu se ngo byo kwizera Yesu, ariko utizeye Yesu nta mbaraga wifitemo zo kwiyambura amateka yawe. Turi kumwe? Kuko amateka yawe ntabwo ari akantu wanyuzemo, ahubwo amateka yawe niwe uriwe, sibyo? Kuko amateka yawe agena uko utekereza, agena uko ubona ibintu, sibyo? Agena ibyo ushobora kumva n'ibyo utakumva. Murabizi ko kuba waravukiye mu Rwanda ukarerwa n'Abanyarwanda bituma aho umunyarwanda ari hose avuze wakumva? Bituma nyine iyo umuntu ahengetse umunwa hariya umenya icyo akubwiye. Umuntu agize gutya ntabwo wumva icyo avuze. Hari Abanyamerika twaganiraga ari kuvuga ukuntu Abanyarwanda umuntu ashobora kureba akagira ngo ati nta hantu biba muri Amerika. Nyine kugira ngo umuntu uzamura amaso amenye icyo umubwiye. Uzi ko umuntu akubaza ngo urabyumva se, uti tumenye icyo avuze se. Ariko ibyo ngibyo biterwa n'ahantu wakuriye. Bitewe n'ahantu wakuriye umuntu ashobora gukora ibintu ntacyo yavuze ukabyumva. So ibyo nyine ni ingaruka z'amateka yawe. So ntabwo rero amateka ari akantu gatoya, ahubwo agena uwo uriwe, agena ibyo ushobora kumva n'ibyo utakumva, ibyo uha agaciro n'ibyo udaha agaciro. So ku mateka yawe umaze kuyasesengura uyu munsi ufite amahitamo, buri mahitamo yose wakora afite ingaruka zayo. Niyo mpamvu ntabitindaho. Nuhitamo kwemerera Kristo akagukuraho, akakuvana mu bubata bw'amateka yawe, akikorera ibyaha byawe, akikorera agahinda kawe cyangwa se n'ibikomere byose uterwa naho wakuriye, ubasha kuba umuntu mushya. Turi kumwe? Kuba wararezwe mu muryango rwose batita ku bantu nta gitangaza kirimo, ni ku isi yangijwe n'icyaha imeze. Ariko uyu munsi gukomeza kubaho muri ako gahinda ni amahitamo yawe. Turi kumwe? Abantu benshi bumva nyine njyewe bacu bari barantaye, ubwo rero nkwiye guhora, ubwo ntihakagira umuntu mvuga, ntihakagira umuntu nkoraho. So mujye mugenda mwigengesereye. Gukomeza kuba imbata y'ubwo buzima wakuriyemo ni amahitamo yawe, ntabwo ari ibyago byaho wakuriye. Ni uko ubwawe wabihisemo ukavuga ngo uhisemo kwemerera Kristo yabigukuraho akaguhindura umuntu mushyashya, akaguha izo mbaraga zo gukunda no kubabarira no kubana mu mahoro. Ariko ni amahitamo ukora. Nutabihitamo bifite ingaruka zabyo nabyo. So icyo ni ikijyanye n'amahitamo cyangwa se n'ejo hashize n'uyu munsi. Ejo hazaza rero, abantu benshi iyo bareba ejo hazaza ntabwo bagera kure cyane, sibyo? Ubu ngubu kubera ko muri hano muri kuvuga ngo hargiye seri dizarangira ryari, ugasanga iyo utekereje ejo hazaza ugarukira hano SRD yarangiye, bavuga ngo nzajya muri kaminuza ryari, ese ubundi nzayivamo ryari nayigiyemo, ugasanga uri stuck hano kuko urumva SRD irarangiye, ibya kaminuza biri hariya, ugasanga uri stuck ahangaha. Ntuvuge ngo ariko ubu ngubu nimbyara bizagenda gute, sibyo? Kuko nyine nyuma yaha wenda hari akazi n'ibindi, hari umuryango, hari kurera abana bagakura, somewhere around there hari urupfu, byose bigahagarara nyine ibyabo. By the way, ntabwo bihagarara, bihindura isura. Turi kumwe? Ya mahirwe yo guhitamo wari ufite hano agenda agabanyuka uko bukeye uko bwije, bitewe n'icyo wahisemo. Turi kumwe?
ni ukuvuga ngo umunsi wahitagamo kuza muri SLD hari ibintu utashoboraga kongera guhitamo nyuma yaho, kubera ko nyine wabirenze, waje hano hari ibindi wigomwe. Ibyo wigomwe ntabwo wongera kubihitamo, n'ingaruka zabyo n'inyungu bigira ntabwo ziba zikikugezeho, sibyo? So iyo rero uko rero umunsi wira amahitamo ukoze none agenda agena ni ibiki biri bukurikireho. So urugero rwa hafi ni uko iyo uhisemo hano ugahitamo kwizera Yesu, hari ubuzima udashobora kubamo, hari imbaraga zinjira mu buzima bwawe, hari undi muntu uhindukaho. Turi kumwe? Hanyuma hano iyo uhisemo kuba imbata y'amateka yawe, hari ibintu udashobora kubona muri icyo gihe. Turi kumwe? So kuri ejo hazaza rero umva hari icyo wahisemo hano kigena igikurikiyeho. Urugero, uhisemo kutazashaka, ibyo kubyara no kurera uba wabisimbutse, sibyo? Icyo cyo ntabwo mushaka kugihitamo, nababonye. Icyo kutazashaka ntabwo muri kugihitamo. Icyo nshaka ko tubona ni iki, nuko biroroshye guha agaciro gake ibintu nk'uko ndi kuvuga ngo turi kwiga urushako, ukumva none se ko igihe kitaragera, none se ko bitaraza, sibyo? Ariko ibintu twiga none ahangaha bigufasha na mbere yuko ugera mu rushako. Turi kumwe? Uko wiyambura amateka yawe ugahinduka umuntu ukwiriye nk'uko Imana ishaka, ukizera Kristo ukamwemerera agahindura ubuzima bwawe, bigukuraho ibyago byo gutera abakobwa b'abandi inda. Turi kumwe? Kubera ko Kristo yaje muri wowe aguha umwuka wera ukubwira ngo ibingibi ugomba kubihunga. Turi kumwe? So icyo nshaka ko tubona nuko imyanzuro dufata none ahangaha igena uko ejo hacu hazamera, sibyo? Hanyuma ibyago cyangwa se ikosa abantu benshi bakora ni ukugarukira hafi iyo bareba ejo hazaza. Mungu ukumva ndi muri SLD, so ibyo gushaka ntago bindeba. Wagera muri kaminuza ukavuga ngo ngiye icyo nshaka ni akazi, ibyo gushaka n'ibindeba. Ukumva wakwitwara uko ushatse, wabaho uko ushatse, nyamara uko kuntu uri kubaho bigira gute? Birema ni nk'imyitozo uba uri gukora, sibyo? Imyitozo wakoze nigena performance yawe mu kibuga. Turumvikana? Anyway, iki nacyo reka nkivuge. Uzabona umusore udashobora gukipinga inshuti, sibyo? Tureke no kuvuga inshuti z'abakobwa n'iz'abasore. Iki cyumweru bari kugendana n'uyu nguyu, bugacya akamuguriza amafaranga ntayishyure, bugacya bagapanga gahunda akayica, ubwo nyine wakamureka agatangira kugendana n'uyu, ubukurikiye akagendana n'uriye. Ese uyu muntu muri we ari kwitoza kuzubaka urugo? Niba n'inshuti adashobora kubana nayo umunsi umwe, nta kimusaba, sibyo? Atayishyurira inzu, atagira gute, ese azabana n'umugore imyaka 10-20? So niba umuntu mushobora kwemezanya ko mugiye kwiga, hanyuma mwabyemeranyije mugiye kwiga, muri we akabyitoza akabikora none n'ejo bundi, akaza akiga iminota 5 akavuga atari kurabizi ndikumva ndushye, aho kugira ngo yitoze kwihangana ngo ahirimbane avuge ngo nubwo ndushye ariko reka amaguruke, reka ngendagende ngaruke nongere nicare, akumva ubwo ndushye reka mbyihorere, nzaba mbyiga n'ikindi gihe. Uyu muntu se ari kwitoza kuzarera umwana umurera uvuye ku kazi,
sibyo? Wirirwa mu kazi umushakira umugati, hanyuma waza umwana agashaka ko mukina, ko muganira, unaniwe. Iyo utamuteze amatwi ngo mukine muganira akubwire uko ku ishuri byagenze, ntabwo azakubwira ibyo abasore bari kumutereta. Utarakubwira uko mu ishuri byagenze, se azakubwira ibyo abasore bari kumutereta yakoze? No way. So ntabwo azakubwira nihagira umuntu utangira kumwiyenzaho, ntabwo azakubwira umukozi wo mu rugo natangira kumufata nabi, sibyo? So icyo mvuga ni iki, nuko nyine imyanzuro dufata none tuba turimo twitoza. Hari ibintu uba witoza wiyubakamo muri wowe, ibyo uri kwiyubakamo rero bigena umuntu uzaba we, bigena urugo uzubaka. So icyo nshaka cyane hano ku bijyanye no gutekereza kuri ejo hazaza ni iki ngiki: we kwemera ko uburyo ureba ejo hazaza bigarukira hafi. Turi kumwe? Ntabwo bigarukira kuko uri muri SLD, birarenze, bigeze kuri kaminuza, bigeze ku buzima bw'urugo rwawe, bigeze ku kuntu rero abana bawe. By the way, birarenga bikagera mu iteka ryose, sibyo? Either uri kumwe na Kristo akubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike, sibyo? Cyangwa se akubwira ngo mwandyarya mugende sinigeze mbamenya. Anyway, ibyo ngibyo birapplyinga cyane hano kubera ko nyine mwaje muri School of Leadership and Discipleship, sibyo? Bivuze ngo ku isi yo hanze mugaragara nk'abantu bakijijwe, mugaragara nk'abantu bizera Yesu, sibyo? Ariko ntabwo ari garanti yuko mwese mwizera Kristo. Icyo rero kivuze iki? Kivuze ko biroroshye ko ejo cyangwa ejo bundi wazagera imbere ya Kristo ukavuga ati ariko njyewe nize SLD, njyewe iby'ubutumwa bwiza nyabwo nari mbuzi, njyewe ibi n'ibi za outreach nazigiyemo, ahubwo ngo wandyarya we mva imbere sinigeze nkumenya, sibyo? Ibyo birashoboka cyane, ariko ibyo bigenwa n'iki? Bigenwa n'ukuntu uhitamo kuba mu buzima bwawe none aha ngaha. Ese urabaho ubuzima bwawe wishingikirije kuri Kristo, wemera kumwumvira? Kuko nyine niko umuntu yishingikiriza kuri Kristo, sibyo? Uremera akakubwira ngo iki ni kibi, ubu si bwo buzima ukwiye kubamo, ngwino mwana wanjye ba muri ubu buzima, ukabwitoza ukabubamo. Turi kumwe? Uko ubwitoza kububamo bigenda buhoro bihinduka umuco, ukazisanga nyine ibi bintu nibyo ukwiye kubamo. Ibyo rero abantu benshi babitekereza babigarukiriza hafi, hanyuma ukabaza ngo ese ibi ngibi anyway mu kijyanye n'ejo hazaza icyo Bibiliya bivugaho, rwa kabiri rw'Abakori n'ibice 5 n'umurongo wa 10, nicyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'ejo hazaza. Biravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Turi kumwe? Niyo mpamvu iyo dutekereza ejo hazaza tutagarukira ku gushyingirwa no kubyara no kurera no kugira gute, ahubwo twibaza ngo ese ibi bintu ndi guhirimbanira, ibi bintu ndi gushaka, nibigera imbere y'intebe y'imanza ya Kristo bizagenda gute? Urabizi ubu ngubu ushobora kugenda wakanza abantu ngo njyewe nize School of Leadership, dore certificate, sibyo? Wari i Kigali wa mugani. Ariko ibyo ngibyo ubaye uzi ko bizagera imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, wamenya ngo harya koko narabyize narabyumvishe, cyangwa nari ndi gushaka igipapuro. Turi kumwe?
so nari ndimo kuvuga ngo iyo utekereza kuri ejo hazaza urenga ibintu bya hafi ukagenda ukagera ku iherezo ku munsi Kristo azaca imanza. Turi kumwe? Ibi rero bihuriye he n'urushako cyangwa se bihuriye he no kwitegura? Bigufasha iki mu kwitegura? Turi kumwe? Ikintu cya mbere, kwakira ukuri ku buzima bwawe bigufasha mu bijyanye no kwitegura, bisobanura umuntu uri we. Turi kumwe? Bishyiraho clarity y'umuntu uri we, bikuvana mu kuvangavanga ibintu, bikuvana mu kurata aho uturuka, sibyo? Ngo wumve ngo kubera ko uyu muntu aturuka ahangaha ubwo ntabwo nge nawe twahuza, ntibishoboka. Nanjye kubera ko nturuka ahangaha ubwo urugo rwiza nurumeze gutya. Oya, ugomba kubyiyambura ibyo ngibyo ukambara umuntu mushya muri Kristo nk'uko Bibiliya yavuze. So urugo rw'umuntu mushya muri Kristo, urugo rurenze ibyejo n'ejo bundi, ruzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo rukaba rutsinze, rurihariye, rutandukanye. Niba ngo urugo rupimye kuri izo standard, rutandukanye na standard zisanzwe z'isi abantu bapimiraho urugo. Iyo uzi ngo urugo rwanjye ibyo ndi gukora bizahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo bitsinde, biba bitandukanye n'ibyo umuntu uri kuvuga ngo ese bambona gute, ese muri quartier urugo rwanjye rumeze gute. Muri quartier ushobora gusanga urugo rwiza, naho umugabo akora, umugore agakora, bakaba bafite inzu yabo, bafite imodoka yabo, abana babo biga mu mashuri meza, n'abandi ibintu bimeze neza, sibyo? Ariko ntabwo urwo ngurwo ari rwo rugo ruzatsinda imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kuko standard z'ijambo ry'Imana ku rugo zitandukanye n'izo ngizo. Ntabwo birivuga ngo abana banyu ngo bazabe biga muri iri shuri. Oya, biravuga ngo namwe base mubarere mubahana, mubatoza iby'umwami wacu. Hanyuma Pawulo yajya kuvuga uko umuntu aba umukuru w'itorero, cyangwa uko umuntu bigaragaza ko umuntu koko ari umukuru, ngo ko ari umwizerwa, bakavuga ngo ufite abana bubaha, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikigero cy'urugo rwiza ntabwo ari ahantu abana biga, ni imico abana bafite, ni rwo rugero rwa Bibiliya. Ese aba bana biringira Imana? Ese se w'abana yakoze ibikenewe byose kugira ngo abana biringire Imana? Ntabwo se mwiza ari ukorera amafaranga menshi muri Bibiliya mubasha gutoza abana be kumvira Imana. So iyo rero utekereza urugo ufite iyo perspective y'iteka ryose, hari ibintu uha agaciro bitandukanye n'iby'abandi baha agaciro. Uri guhitamo rero umuntu muzabana, ukenera kumenya ese uyu muntu afite ihe perspective ku buzima. Ashishikajwe n'inzu nziza n'imodoka nziza, cyangwa ashishikajwe n'umugabo umukunda nk'uko Kristo akunda itorero? Ntabwo nzi wowe ikiba kigushishikaje. Iyo utekereje urugo ntabwo nzi ikiba kigushishikaje. Ariko watch out, utaza kwisanga nyine wowe iyo utekereje urugo urutekereza nk'isi, sibyo? Kandi uko isi itekereza urugo ntabwo ruzasavayivinga intebe y'imanza ya Kristo. Ibyo umuntu akora byose bizashyirwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. So ndikumva iri somo nshaka kurisoreza hano hafi,
sibyo? Umuntu uri we, amateka agaragaza ko njye nawe turi abanyabyaha, kuko mu byaha ariho dukomoka kuri Adamu. So nta handi twabikwepera, turi abanyabyaha ku bwa kavukire yacu. Turi kumwe? Keretse gusa Imana ikoze ikindi gitangaza, keretse Imana iducunguye icyo gihano gikwiriye ibyaha byanjye nawe nikitugereho, kubera ko hari undi muntu wagifashe. Turi kumwe? Naho ubundi njye nawe turi abanyabyaha imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, turatsinzwe rwose. Turi kumwe? Icyo ni icya mbere, nicyo dukora mu mateka. Hanyuma ubuzima bwacu bw'uyu munsi, ubwo turafata kuri iyi saha muri aka kanya, buvuga iki? Buvuga ko dufite amahitamo. Ntabwo dukwiye kuba abanyabyaha bo kurimbuka. Uyu munsi dushobora guhitamo Kristo, dushobora guhitamo kumwizera, tukabona ubugingo buhoraho, tukagira ubuzima buzagira agaciro imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Turi kumwe? Hanyuma amateka ejo hazaza igihari, hari urwo rubanza. Nyuma y'urubanza abantu bakagororerwa ibyo bakoze, sibyo? Umurimo w'umuntu wese uzageragereshwa umuriro, niko Pawulo avuga. So ibyo rero bivuze iki? Ku rushako. Bivuze ko njye nawe nidutekereza urugo, nidushaka kubaka urugo, tutari gutekereza muri ubwo buremere, ibyo kubaka urugo rwiza tubyibagirwe. Tuzubaka urugo rwiza rwa hano ku isi, nakubwo ntabwo ari rwiza, n'urugo rubereye standard za hano ku isi, ariko nitugera imbere ya Kristo ntacyo bizaba bikivuze, ntacyo bizaba bikimaze. Ndakunda kubwira abantu, wenda ubu ngubu mwebwe muracyabyibuka ko muvuye muri secondaire vuba, mwumva umuntu wari umusitari w'igitangaza muri secondaire, abantu bose bamutinya. Iyo ageze hanze ntabone buruse, ntabone akazi, bwa busitari nta kintu na kimwe buba bukimumariye rwose, biratakara. Mukajya muhura ukavuga ngo nguriya ni duwaye, mugahura nyine ubuzima bwaranze, ukajya wibaza ngo ese nguriya ni wa wundi duwaye, wa wundi abana bose bunamiraga. Kubera iki? Kubera ko nyine ibyo ni ibintu by'igihe gitoya. Niko n'urugo rwiza kuri standard z'isi rutafite Kristo muri rwo rugira gute? Nyuma y'urupfu tuzajya tureba abantu tuvuge ngo ngo ese nguriya ngo ni wa wundi ngo wari ufite amamiliyoni n'amamiliyoni, ngo wari ufite abana biga hehe? Dutangare, kubera ko uyu muntu nyine ibye bimeze nk'ibya wa mutunzi Yesu yavugaga. Wamureba ugatangara ukavuga ngo ngo ni wa wundi wari umukire, ngo ni wa wundi wari igitangaza, kubera ko nyine ari gushya mu muriro utazima, niko Bibiliya itubwira. So ndashaka rero ko iki kintu dusoza dufata umwanya wihariye wo kugitekerezaho. Turi kumwe? Wowe iyo utekereje ku kubaka urugo, iyo utekereje ku rugo rwiza, iyo utekereje, iyo ureba abasore ukavuga ngo uriya yavamo umugabo, ngo uriya ngo nta kigenda, ngo uriya ni mwiza, ngo uriya ngo iki, ubishingira kuki? Ese iyo perspective ufite y'urugo Imana yishyize ku munzani, uyu munsi igeze imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, yatsinda byagenda gute? Twabonye perspective Imana yari ifite ku rugo, sibyo?
wowe iyo ufite ihuye gute n'iyo Imana yari ifite? Bitandukaniye. Ni ngombwa kubitekerezaho. Hanyuma icyo ngicyo kidahuye ugasaba Imana ngo Mana ngirira ubuntu unkuremo ku gutekereza guhabanye n'ubushake bwawe. Ugasaba Imana ngo Mana ibi bintu ndimo gutekereza biha umurongo ukwiye, bihuze n'icyo ijambo ryawe rivuga. Yego, reka manze numva ikindi kibazo hano. Yego, ntabwo irimo kuza. Yego, yego. Ubwo reka tubigenze gutyo. Ikibazo cya mbere kibaza ngo ukuri k'ubuzima bwawe ni ukuhe? Sibyo? Ukuri k'ubuzima bwawe ni uko bugabanyijemo ibice bitatu. Sibyo? Bugabanyijemo amateka yawe ya kera, bigabanyijemo amahitamo ufite none aha ngaha, sibyo? Bigabanyijemo ejo hazaza, sibyo? Ni ukuvuga ngo amateka yawe ya kera Bibiliya yavuga hiki, bivuga ko uri umunyabyaha kuko ukomoka kuri Adamu wagomeye Imana, sibyo? Ibi nibyo Abaroma 3:23 havuga, sibyo? Kuko bose bakoze ibyaha, sibyo? Uko niko kuri kw'amateka yanjye nawe. Abantu benshi bagarukira ku bikomere, sibyo? Ibikomere byawe biterwa n'iki? Biterwa no kuba muri iyo si yangijwe n'icyaha. Uko niko kuri ku mateka yawe, sibyo? Ukeneye kwakira. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, icyo ugomba kucyakira ko nyine uri umunyabyaha ku bwa kavukire yawe. Ibyago n'ibibazo uhura nabyo mu buzima ni ingaruka z'icyaha, sibyo? Hanyuma ugomba kwakira amahitamo ufite muri uyu munsi, sibyo? Uvuga ngo ukuri k'ubuzima bwawe ni uko none aha ngaha ufite amahitamo. Ntabwo uvuga ngo kubera ko mama yambyariye mu byaha ngo ubwo mfite uburenganzira bwo kwiberaho uko nshaka, sibyo? Ufite amahitamo none aha ngaha yo kubaho ubuzima butandukanye, sibyo? Amahitamo ni abiri. Ni ukwizera Yesu ukabona ubugingo buhoraho, ukabona impano y'Umwuka Wera igushoboza kubaho ubuzima nk'uko Imana ibushaka, sibyo? Cyangwa se ugahitamo kwirwariza kwiberaho uko ushaka. Wahitamo kwiberaho uko ushaka, ibyo nabyo bifite ingaruka zabyo. Bibiliya bivuga neza ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ntabwo ibihembo by'abizeye ari ubugingo buhoraho kuko ntibabukorera, ni impano y'Imana. Ushobora gutegereza ibihembo by'ibyo wakoze cyangwa se ukakira impano idashingiye ku byo yakoze, sibyo? Icyo ni ikintu cya kabiri. Uko ni ukuri kwa kabiri. Ukuri kwa mbere ni uko uri umunyabyaha, sibyo? Ushatse wakwakira cyangwa ukakwihorera. Ukuri kwa kabiri ni uko uyu munsi ufite amahitamo. Ushatse wahitamo neza cyangwa ugahitamo nabi, sibyo? Ukuri kwa gatatu ni iki kintu cyitwa ingaruka zikurikira ejo hazaza. Uko wahitamo uko ariko kose bifite ingaruka zabyo. Ntabwo ushobora guhitamo kubaho ubuzima bw'icyaha ngo hanyuma ngo uzabone ubugingo buhoraho. Iyo wahisemo kwizera Yesu bifite ingaruka zabyo. Iyo wahisemo kutamwizera bifite ingaruka zabyo. Mu ncamake, ukuri umuntu ushaka kubaka urugo rwiza akeneye kwakira ku buzima bwe ni uku gutatu, sibyo? Iyo umaze kwakira uko kuri rero biguhindura undi muntu. Anyway, ni ukuvuga ngo ibi bituma abantu bacikamo ibice bibiri. Dufite abizera n'abatizera.
turi kumwe. Ngo umuntu wakiriye ukukuri akakira ko ari umunyabyaha agahitamo kwizera Yesu ahinduka uwizera. Abizera bafite ikintu gikomeye, bafite umwuka wera. Umwuka wera asimburwa mu kubaka urugo ruzima, sibyo? Kubera iki? Urukundo ni imbuto y'umwuka wera. So urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, rugira gute? Umwuka wera wenyine ni ushobora kurutanga mu muntu. Turi kumvikana? So ni ukuvuga ngo iyo utahisemo kwizera Yesu, ibyo kubaka urugo rwiza rushushanya Kristo n'itorero, rusohoza icyo Imana yarushyiriyeho, urabyibagirwa kubera ko ntibishoboka. Bikorwa n'umwuka wera muri twebwe, n'utwigisha kubabarira, n'utwigisha kwihangana. Turumvikanye? So ukuri kuri ejo hazaza nuko amahitamo wakoze hano afite ingaruka. Iyo ngaruka either n'ubugingo buhoraho muri Kristo, ni urugo rwiza Imana nirushyira ku ntebe y'imanza izavuga ngo nuko mugaragu mwiza, sibyo? Cyangwa se ni urugo wahirimbaniye wikorereye uko ushaka n'ibyo wumva bigira urugo, hanyuma wazagera imbere y'Imana ikakubwira cya kindi wa mugaragu wabonye Imana ari umunyamwaga, shebuja ari umunyamwaga, asarura hatabibye, sibyo? Kubera ko nyine ntabwo wabikoresheje nk'uko Imana yabigeneye. Hano birumvikanye? Yego. Nibyo ngibyo. Iyi point ni kivuga. Ushaka kubaka urugo rwiza witegura, uyu munsi twabonye ibintu bibiri. Icya mbere nuko hari urushako mu buryo bw'Imana nk'uko Imana irubona. Ni igihango aho umuntu akora ibyo asabwa gukora atitaye kuri mugenzi we. Kubera ko uyu muntu usanze adakijijwe, wakomeza ukamukunda, wakomeza ukamwitaho, wakomeza ukagira gute. Niyo waba nta garanti ufite yuko umuntu nawe ari bugukunde, sibyo? Ni igihango aho abantu babiri biyeguriranye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ujya kubana n'uyu nguyu ngo hanyuma ujye ubanza kubaza iwanyu ngo harya uyu mugabo ko yavuze gutya mwumvire cyangwa mwihorere, sibyo? Kuko bigusaba gusiga so na nyoko ukaza kubana n'uyu muntu. Ntabwo ari ahantu umugabo ajya akavuga ngo ariko umugore wanjye ngo we ngo ntabwo azi guteka neza, ngo ubwo ngo nzajya njya kurya iby'ahandi. Kubera ko nyine uwo mugore wawe niwe wawe, uwo nguwo akwiye kukunyura ibyo ashoboye uko ari, ukanyurwa nabyo, sibyo? Anyway, ubwo mvuze guteka kubera ko ari cyoroshye, ntabwo nagiye mu bya sexe n'ibindi. Iyo wiyeguriye uyu muntu n'uwo nguwo, cya kindi wabazaga, naho yaba adashoboye gukora sexe wamwiyeguriye. So uko ni ko urushako mu buryo bwa Bibiliya rumeze, sibyo? Ubasha kubyemera wa mugani abyemere. So ni ukuvuga ngo niba ushaka kubaka urugo rwiza, urugo ruhuje n'uko ijambo ry'Imana rivuga, ukwiye kuba uzi urwo rugo rumeze gute, rukoresha izihe standard. Ntabwo ari urugo abantu babana icyumweru kimwe ngo barekere. Ni ukubana akaramata. Turi kumwe? Hanyuma mu kubana kw'aba bantu twabibonye ni abantu basabana kandi bafashanya. Ni abantu nyine bagomba gukora, bagakorera urugo rwabo, bagafatanya gukora. Ni abantu bagomba gusabana bakabaho ubuzima bunezerewe, baseka, bagira gute, basabana. Turi kumwe? So icyo ni icya mbere, ugomba kuba ukizi. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, aho niho ho guhera. Icya kabiri ni uko nkawe nk'umuntu ugiye kujya muri uru rugo, ugomba kuba wiyizi mu kuri kwawe, sibyo? Utagenda wigira ngo ngende ingeso nziza, ngo ngewe nta kibazo nyangira, ngo abandi ngo nibo banyamafuti. Iyo ubizi kuri umunyabyaha, ubuzi no gusaba imbabazi, ubuzi no guca bugufi. Turi kumwe? Ntabwo abandi nibo batazi gukoresha amafaranga, abandi nibo batazi kugira gute, uciye bugufi ubizi ngo nubwo wenda nshobora gukoresha amafaranga igihe ndacyangiza,
sibyo? Urabizi hari umuntu ukoresha amafaranga make kubera ko yateze moto, kubera ko yagiye n'amaguru akagerayo atinze, n'ukoresha menshi kubera ko yateze moto akihuta. So ukoresha amafaranga make akavuga ngo ngiye ngo nzi gukoresha amafaranga neza, ariko atazi gukoresha igihe habe namba. Umubwira ngo akugereho akaza n'amaguru akakugeraho bwije, hanyuma akajya yirata ngo ngiye ngo nzi gukoresha amafaranga neza, ngo ayo wampa yose nayamanaginga, agasuzugura abazi gukoresha igihe neza. Iyo ubizi ko uri umunyabyaha ugira gute? Ucisha make, ukavuga ngo nubwo nzi icyo nshobora kuba ntazi iki, nshobora kuba ntazi kiriya. Birumvikana? So amahitamo ufite nonaha ukayakoresha. Ibi ngibi ntabwo birangirana n'uko umuntu yakijijwe, sibyo? Ntabwo amahitamo yawe arangirana n'uko wahisemo kwizera Yesu. Uhitamo umunsi ku wundi kwemera kugendera ku cyo Yesu akubwira. Nicyo biri tubwira muri Matayo 11:28 ngo muze mwese abarushya n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Hanyuma ikintu gitangaje, ntabwo birangirira aho ngaho, ntabwo ari munsange ndabaruhura. Ubu buruhukiro umuntu abubona ate? Sibyo? Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo kwigira kuri Kristo bya buri munsi, guhitamo gukora icyo Kristo akubwira, nibyo bikugeza ku kubona bwa buruhukiro yahamagaye abantu ngo mwebwe muze munsange ndabaruhura. Abantu benshi rero bagarukira muri naraje nasanze Kristo naramwizeye ubwo ndaruhutse, bagakomeza kubaho ubuzima bushaririye kandi bari muri Kristo. Bisaba kumwigiraho buri munsi ukavuga ngo harya urugo rugenda rute, harya abana babarera gute, harya akazi gakorwa gute, harya gahunda igenda gute, ukayishaka mu ijambo ry'Imana ukamenya icyo rivuga kuri buri kintu. Cya kintu cyo kubana, ubaye ukunda umuntu, sibyo? Sinzi niba warigeze ukundanaho, ariko ubaye ukunda umuntu, abakundanyeho, iyo ukunda umuntu n'icyo uba ushaka cya mbere kuri we? Yego, yego. Ni ukuvuga ngo mu kubana nawe ni ukuba mufitanye umwanya muri kumwe, kuba musabana, sibyo? N'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo iyo ukunze umuntu uba ushaka kugumana nawe umwanya munini, nibyo? Turacyemeranyaho? Aha, hanyuma rero uyu muntu ukunda iyo ataguhaye umwanya bigenda gute? Ubwo se mwaba mugikundanye? Aha. Hanyuma rero umuvandimwe David, nibyo? Nibyo? Uyu mugore bazaba ameze ate? Reka nibarize abakobwa. David wabyumvishe? Impamvu mere aho ngaho ni ukugira ngo mbere y'uko tujya mu kuri kwa Bibiliya turebe ukuri k'ubuzima muri rusange, sibyo? Umuntu mutabana, mutagirana umwanya, nta rukundo uba umukunda, sibyo? Umuntu ukunda wifuza ko mugirana umwanya. Yes, birashoboka ko byanze wajya gukorera kure, sibyo? Ariko niba amahitamo yawe ya mbere na mbere y'uko ukundana n'uyu muntu wumva akazi aho kazaba kari hose nzagenda ntitaye ku aho uyu muntu ari, sibyo? Ibyo bivuze ko nturagera igihe cyo gukunda uyu muntu, sibyo? Rwose si ngombwa ko wirirwa umubeshya ngo ndagukunda, ndashaka ko tubana, sibyo? Vuga ngo ndashaka akazi, ndashaka amafaranga aho yaba ari hose. Nuba wiyarayininga naho mbonera amafaranga tuzabana, nuba udahari ntabwo tuzabana. Ube umunyakuri, sibyo? Niba wizera Yesu ube umunyakuri, ubimubwire gutyo.
impamvu nabizamuye nyine hano hose ni ukugira ngo wumve umukobwa wese wabibwira igisubizo cya mbere yaba agufitiye ni ukugukaraba nk'uko bavugaga sibyo so icyo ngicyo kivuze iki ni uko kubera ko ariwe wazamuye ikibazo ubu ngubu ntabwo uri muri pozisiyo yo kubyumva sibyo ariko nawe ubwawe umukobwa wakubwira ngo ndagukunda ariko numpamagara sinzakwitaba sibyo nushaka ko nzakugusura sinzaza ntimuzahura ntimuzabonana ntimuzavugana ntabwo wamwemera Imana ishimwe so icyo kivuze iki rero icyo kivuze ko niwakira ukuri ubirebye mu kuri kwabyo sibyo nawe ubwawe ntabwo ari ikintu wifuza iyo relationship yaho umuntu akubona agukumbuye sibyo wowe uramukumbuye urajya kumureba n'umukumbura atagukumbuye biragenda gute simbizi ariko ukuri k'urugo ni uko iyo ubana n'umuntu sibyo muhorana muri kumwe mu rugo wowe nawe musangira ubuzima sibyo n'ibintu adashaka kukubwira arabikubwira kuko nyine muri kuvugana yisanga yabivuze ntabwo bimusaba gutekereza ngo se ndaza kumubwira iki ko dufite iminota 5 gusa yo kuvugana sibyo ngo aselecting ibyo akubwira kuko ni wowe uzi iby'agaciro mu byo akubwira ntabwo ari uzi iby'agaciro wowe uri kumva nuvuga ngo iki sinari nkizi iki nacyo cyagenze gutya iki nacyo cyagenze gutya iyo rero udafitanye umwanya n'umuntu ibyo ntibishoboka bivuze ngo kubana kwanyu kuba kurimo akabazo hanyuma no kuzuzanya kwanyu bikabamo ikibazo urugo rero muba mugiye kubaka urumva nyine aba ari ibibazo ku bindi niyo mpamvu yego urugero dufate nk'abasirikare bari mu bantu babana n'abagore babo cyangwa n'abagabo babo igihe gike cyane yego bariya abantu ntibashobora kumara n'umwaka atarabona n'umugore we cyangwa n'umugabo we ku mpamvu z'akazi yego hari abantu dushatse kuvuga ko batajya bubaka impungu zikomeye banarushe ba bantu babana n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo ni mungu icyo ngicyo Bibiliya nacyo yagihaye umurongo sibyo uzi ko umurongo wa Bibiliya wategekaga abagabo bashatse kumara n'umwaka n'imyaka 2 ko bahabwa umwaka bari kumwe n'abagore babo sibyo batajya ku rugamba kandi urugamba nyine n'urugamba uzi ko babanyuza mu nkota bivuga ngo isaha n'isaha wagenda sibyo wasigara wenyine uyu muntu akagenda ariko still Imana ibizi ibyo ngibyo ikavuga ngo mubahe byibuze umwaka babe bari kumwe bamenyerane ntihagire umuntu usiga undi sibyo bumva kesi y'abasirikare iri ni exception ntabwo ari rule sibyo ntabwo ari cyo niba Imana yarashyizeho iryo hame ry'uko aba bantu nibabaho umwaka sibyo nuko yari izi ko kuba batari kumwe ni exception ntabwo ari ryo rikwiye kubihama sibyo so ibyo rero bibigira ikibazo cyane iyo utaratangira n'ubuzima bwo gushaka wumva ngewe itegeko ryanjye ntabwo ari exception itegeko ryanjye nuko ntabwo ari ngombwa kubana n'uyu muntu aho nabona akazi hose nagenda ubusanzwe guhitamo akazi ukora ku mugabo n'umugore ubwirwa n'iki ko Imana iri kukwemerera cyangwa se iri kukuyobora gukora akazi runaka nuko umugore wawe aba agushyigikiye muri ako kazi uko ni nako bigenda ku mugore urumva nicyo bivuze ko mwabaye umwe uvuga ngo uyu mugore agufasha kumenya ngo niki Imana ishaka kuri njye icyo mutemeranya biba bivuze ngo ubwo harimo ikibazo ntabwo ari Imana iri kuguhamagarira kuko nyine mwabaye umwe niba itari kukimuhamagarira ubwo nawe ntiri kukiguhamagarira iyo iguhamagaye ibahamagara hamwe kuko ibabara nk'umuntu umwe so urakire so reka dusenge dusoze niba nta kibazo kiri kubaninga yego sinzi niba iki kibazo mugiye kubaza tuzakira cyangwa kijyanye wowe ikibazo tu
ikibazo ndimo nibaza wadusobanurira ubundi relationship ni iki? Icyo kiroroshye n'umunsi w'ejo guhitamo uwo muzabana nuko bigenda n'urugendo bisaba nditeguye icyakoze sibyo ubwo se nako anyway iyi website yo ntabwo itegereza ejo cyangwa YouTube ushobora ku browsing ukareba icyo tubivugaho sibyo kuko icyo bibiri ivuga ku kurambagiza biriho sibyo yego ariko ikibazo cyawe ejo tuzagisubiza kijyanye na relationship yego nta wundi muntu uraranye ikibazo murakoze reka dushime Imana yaduhaye amahirwe yo kwiga hanyuma dusoze nibyo Vesti uri kuzunguza umutwe okay Imana ishimwe so reka dusoze turagushimiye mwami Imana yacu ko wabanye natwe muri uyu munsi wose wakoze data kubw'impano y'imbaraga waduhaye kugira ngo twige amagambo yawe tuyatekerezeho mwami ndasenga ngo umwuka wawe wera akomeze kuyasobanura mu kuri kwayo mu mitima yacu twese mwami data mwiza muri aka kanya ndashaka gusengera abavandimwe batabashije kwiga kubera impamvu nyinshi zitandukanye tutazi wowe ijambo ryawe ritwereka neza ko bitava mu mwete umuntu abigirira ahubwo biterwa n'Imana ibabarira icyo dusaba rero no kugira ngo uko tugenderera uko uvugana natwe binyuze mu ijambo twize ari nako n'aba bavandimwe mwami nabo ubagenderera waha ubuntu bwawe kuko nibwo bakeneye kugira ngo bakumvire kandi bagendere mu nzira zawe mwami Imana nongeye gusengera aba bene data bose twumvanye aya magambo ndasenze kugira ngo umuntu waba yumvise aya magambo atarakwizera atarashyira ibyiringiro bye muri wowe mwami ngo ukore ku mutima we umuhindure rwose turabizi ko ni impano iva iwawe mwami uku kuri k'ubuzima bwacu ko turi abanyabyaha ko dukomoka kuri Adamu wakugomeye mwami nk'uko Dawidi abivuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye kugira ngo uku kuri kuba impamo ku buzima bwacu twese tukumenye tukwizere mwami tuguhungireho wowe ubasha kudukiza mwami reka udufashe kugira ngo uyu munsi duhitemo kukumvira duhitemo kukwizera urakoze mwuka wera ko ukomeza kuduhishurira ukomeza no kubana natwe reka ufasha abavandimwe bakomeza guprosesinga ibyo bize haba muri uyu mugoroba ndetse n'ejo mu gitondo kugira ngo umwami nitwongera guhura tuzabe turushijeho gusobanukirwa turushijeho kugukunda byuzuye tuguhaye umunsi w'ejo ndetse n'umunsi wo kuwa gatanu kugira ngo umwami uzakomeze kutwihishurira binyuze mu ijambo ryawe urakoze kuri mwiza icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku rushaka.rwa nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.